Jean Paul Nkundineza yarafashwe arafungwa afungirwa Ishimwe Dieudonné na Prince Kid ku magambo yari yabwiye Mutesi Jolly uwitwa Emi Nyawe Rukundo Emmanuel aza guhamagarwa na RIB nk'umutangabuhamya cyane ko yari yatanzweho umugabo nk'umutangabuhamya. Uyu munsi Jean Paul aragendana uwitwa Rukundo Emi Nyawe avuga ati uriya ni Yuda nakoranaga na Yuda kuri 3D TV ati navuganaga na Yuda nkagendana na Yuda aturiya kugeza ubu ni Yuda wanje. Ubwo rero ndavuga ko ari Yuda Slim Jesus. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda ndetse no kuri Nyamabondo official. Ni official ni TV. Oya twicaye kuri na Trending TV. Ni na Trending TV. Na Trending TV. Na Trending TV. Na Trending TV. Yes. Okay. Tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda no kuri na Trending wivugiramo we. Na Trending TV. So turi kumwe n'umugabo Nyamabondo, umugabo wakoze ibintu byinshi bitandukanye muri iyi mihanda, umugabo muzi nk'ukunmuga akaba umwuzukuru wa Ngunda mu kurya bamwe niko babivuga ariko giye mu kanya nabitwibwirira. Kabiri kandi ni umugabo wafunguwe mu igororo rya Mageragere, narambonye indirimbo kuri channel imwe ashimira Imana iby'Imana yamukoreye. Ikindi kandi ni umugabo ndashaka kumubaza nimba ubukwe yakoze mu minsi yashize, niba ari umugore wa kabiri, niba ari wa gatatu, niba ari uwa mbere, ibyo nabyo turaza kubimenya. Hanyuma ikindi turamubaza byinshi kuri iyi mihanda bitandukanye. Numwe nyuma y'uko Rwema afunzwe, uyu mugabo ndabona dushobora kumutora kuba president w'iyi mihanda. Turakwakiriye ku Ikaze TV no kuri na Trending TV. Yes, ndubona umaje kumenya kubivuga. Yes, ndishimye mu mutima no mu mutwe, mutabana twicaye heza ni kwa Pastor Claude. No kuvuga ngo navuye imihanda yose, buri navuye Kigali, musanga iyo bigwatuye mu Bugesera reka tuye ahantu heza, kuri kintu cyambere wakize ko warakize Randi Road. Mwenye byondo. Yes, ni kuvuga ngo rero uyu mugabo nze nsanga imihanda imaze igihe kirekire. No kuvuga ngo yewe urumva uvuze ijambo ryiza nze mfunguwe, no kuvuga ngo mfunguwe umwana agiye kumaramo umwaka n'igice. Urabyumva uyu muhanda. Yes. Ariko ibintu maje kubonamo ni byinshi. Ariko umuntu nabonye umuntu mbona cyane niwe kurusha abandi kuko eba nta hose ubuhari. Bwana Nyamabondo icyambere ndagira ngo tuganire nawe, hari ibyo uri bumbaze ntabwo ari byo kubaza nyine. Ubundi ubukwe wakoze ejo bundi. Yego. Ubukwe wakoze ejo bundi ni umugore wa mbere ni wa kabiri. Yes, no kuvuga uyu nari mfite umugore twabanaga rero dufitanye abana babiri. Bari abana bakuru byubona none bamfunze kwihanganira ibintu biramunanira. Bimunanira aragenda. Agiye rero yishakira undi mugabo. Ngarutse nanjye rero ntabwo naba ngiye nyine nishakira undi mugore. Uriya mugore ni wa kabiri. Uriya mugore ni wa kabiri. Ubundi ujya gufungwa wafungiwe iki? Kuko urukiko rwarabyemeje byanga byakuru. Ibyo rwarabyemeje kuko narahanwe kuko urukiko rwamanishije igihano cy'imyaka 7 bandeganya niko mpimbano. Imyaka 7 yose. Yes. Warayishoje cyangwa baragusubiki? Oya narayisoje nta n'umunsi umwe wansigiyemo. Nta n'umunsi umwe bagusigiyemo. Uyu munsi wa none uri inyangamugayo cyangwa uracyari mu nkundamugayo? Oya ndi inyangamugayo. Ariko no kuvanga ibintu byinshi nemere n'ubwo ndi inyangamugayo sinemereye gutora, sinemereye kumuyobora nta rwego umuyobozi w'isibo. Ntiwemerewe no gutora? Oya. Kubera ikize? Kandi warafunguwe wararangije ibihano. Oya kandi mfite ubusembwa. N'urukiko ruzabinkuraho. Ubusembwa bumara igihe kingana iki? Kuvuga ngo iyo urangije imyaka 7 ubusembwa ubwo nabwo bumara imyaka 5. Ukabona kwandikira urukiko babwiraga ati we nati nitwaga Manirakiza Placide narahindutse gutya na gutya nashaka ko munkora ubusembwa nanjye nkaba nagira ikintu nkora muri societe nyarwanda. Ubundi nyirizina amazina ya Nyamabondo ninde? Ni Manirakiza Placide. Manirakiza Placide. Umuntu ushaka kundemera nayo ngayo. Nababandi bo kuri Momo bose ni Manirakiza Placide. Cyane. Yego. Muri iyi nyandiko mpimbano wakoraga ikintu umuntu mwandikiranye n'umuntu wagurishije byagenze bite? We no kuvuga ngo rimwe n'imwe zaza ko bava ngo narigiye kugira umunyamurenge n'ubukoboye nyine. Inyandiko yari fake. Sheke sans provision. Oya yari sheke kuvuga ngo ari sheke sans provision nagomba ngo imyaka 7. Yari sheke mpimbano ni bwo imyaka 7. Sans provision ninga. Ni kuva ku mezi 3 kugera kuri 2.
aha nyuma yaho rero waraguraga ikintu ni ikintu waguraga cyangwa se n'uwo waremeye ari ukuntu umuntu afata sheke akagira sheke certifiye n'ubu rwego ntabwo warugeramo kugira sheke certifiye kuko rwego sheke certifiye n'umuntu ufite miliyoni 500 ziri kuri konti ziri block wari uzifite nyine nibyo nibujije ko nzifite z'igihugu yes bageze nsaba mfiteho ibiceri 75 ufite sheke certifiye ushobora kuba wagura inzu etaje ya miliyoni magana ngahe kwera uvuga ngo iyo ufite sheke certifiye no kuvuga ngo uruganda rwose ugiye muri rwanda rukomeka nshoro 1000 ruguha ikintu rutitaye kuvuga ngo iki kuba nyine urumva bukomeye ubasigira ya sheke cyangwa se barakwize kuba ubaha ya sheke ariko iyo sheke bitarukaye n'izindi iba yandikishijeho nakorera y'umutuku sheke certifiye iyo yeje imbere y'umuntu rero akabona yatukuye no kuvuga ngo ahita avuga ati mupakire vamwe rukanguye umuntu yakoze kera nyuma yaho rero urafatwa urafungwa ubundi ribi wafashwe na ribi wafashwe na polisi habaga CID n'abana polisi ariko nafashwe na polisi icyo gihe wari utuye icyo gihe nari nuye Kimisagara umugore abibonye ufashwe ufunzwe ukatiwe aravuga ati bisi nabivamo cyane yanze kwihanganira ibihano abana basigaranye nandi abana icyo gihe bagiye kwa mukuru we waho ufunguriwe se yabyakiriye ate amfungurira kandi rero bameze neza nyine burabira mubabaza akazo k'amatsiko ufungwa wanganaga gutyo cyangwa se ni ibigori byakubyibushye kuva na kera nari mbyibushyemo ntabwo ruvango natangiye kubyibuha 2021 nenda gutaha kuko hari abatipe b'inshuti zanjye baje gufungwa bibye miliyari barangwa ati Nyamabondo uhereye umunsi ugiye kujya urya inkoko n'ifi n'urukwavu paka imyaka 2 irangiye bibye miliyari bayaryama bigeze kuba miliyari muri covid bayibye umuzungu muri Hongiriya nigeze ayo makuru ndumva narayumviseho gatoya kashi bari bazifite kandi bazibwitsa cyane bari bazifite banga kubyemera ko bayatwaye koya no kubavuza ko bari bamukoye bari aricyo bita kwe protomono ukabamukora mu gihugu cyo hanze ukamake kucuruza zahabu yazuka mukoma aricyo bita gakumba ariko nubwo ibabyita gakumba nubwo nawe uri umunyamugi ariko uri umurezi nawe umuntu yakwiyo imbere y'Imana nuko tuba twarahindutse none se jya mu gihe ikintu miliyari bafashe miliyari barezwe barayihakana kandi bayifite cyane bari no mu gihugu baratashye ubwo icyo gihe bakatiye imyaka ingahe aho igihe ubwo harimo n'ababaye abere ubwo wabyita kwesha ikintu cy'undi yakoreshwa uburiganya cyangwa kwa no kuvanga ari gihe wemporata nk'umuntu ubwa cyangwa icyacu ubuhemu no kuvuga nkwereke hari ukuntu umuntu abari hanze noneho ukaboko mwizaza ibitangaza uwo muntu agatega indege n'amafaranga yazanye kandi uvuga ngo buri amafaranga arengeje niba ari 100 niba ari 500 niba ari miliyoni runagamira kujya ku kibuga cy'indege $10,000 hejuru yayo ngaho yes ntabwo byemera ku kibuga cy'indolari yarenze ngoro yasorera barayanyujije panya ntiyanyuza ku kibuga cy'indege umuzungu yego aramukoma rero none se nka buriya afashe imodoka akambuka nk'umupaka ariko se nibamusaka n'ubundi oya uciye ku muhanda hasi niba ufite miliyari 100 nta muntu ubikubaza nta kibazo kiba gihari Nyamabondo rero imyaka 7 urayikegeta ubwo ibyo byose ubwo wafunzwe Disney fikiri ku Muhima nibo rero naturutse kuko nimukanye na gereza wimukanye na gereza icyitwa gereza ya Muhima icyitwa gereza ya Muhima yitwaga gereza ya Nyarugenge byamwe mu bari barabikuye imodoka yaragutwaye ikumanuramo hariya kuri pakiye saa 10 za mu gitondo barahamagaye ariko barabandi baduha igikoma nyine baraje barahamagara baravuga ati mugiye kwimukira muri gereza nshyashya y'Amageragere takangaka kabaye gatoya bazana imodoka za gisirikare bazana za RCS ni za polisi zose imodoka z'umutekano zose zatonze umurongo kuva kuri gereza kugera Amageragere turagenda n'amabisi na bisi zari zirimo bisi zatwaraga abasaza abantu barwaye bakuze Ego mwagendaga nizihe twebwe twara abasore twageraga muri tata za gisirikare n'iza polisi turagenda icyo gihe komisari Rwigamba Endo Rwigamba wewe ambasaderi Endo Rwigamba
oya ntabwo ari we urumva nyine bamutaga Rwigamba nyine niwe wari kuba ari komiseri w'amagereza. yego ubwo tugerayo adukoresha akanama aravuga ati hari ahantu hari hatoya ni mwari mwisanzuye hano harimo ibibuga by'umupira harimo ibya volley harimo iki byose tugeze twasanze badutekeye ibigori biryoshye birimo n'imboga. ubwo urumva buri wese urumva iragereza yakira hafi 20. urumva twagiye turi 4,000. kimwe cya kabiri cya stade ya Kigali cyashye byashoboka ko yakira 45 yari hari imbere yakiraga impamvu hari biriya no kuvuga ngo iyo kubwa Habyarimana cyakiraga 25. iriya rero ubu ngubu ivuguruye yakira 25 kandi bicaye neza ariko buriya bavuga 25 nabicaye nose nko ku munsi w'ingabo cyangwa ku munsi w'intwari ntibabarenga kuko n'abasozi babagiye n'abasozi babagiye bose. hanyuma Nyamabondo rero uvuye kuri gereza Muhima mwimukiye mu murenge wa Mageragere hariya kuri igororo rya Magera nayo naryo ni igororo rya Nyarugenge ariko rihuriye n'uturere dutatu buri turere tugira gereza yatwo. warubuze ibyo bintu gereza yatwo buriya muri Mageragere harimo gereza 3 ni kuvuga hafungirwa Gasabo Kicukiro na Nyarugenge noneho n'abagore b'Ibugesera niho bajye abaki Ibugesera buriya ntabwo bafunga abagore ko ni ukuvuga ngo imana ntabwo ifunga abagore nyine gereza ubwo ririmo ntabwo nyine yigiriye abagore ubwo bavuze Nyarugenge ni Gasabo mbese urukiko rwa Gasabo yes nazo suzi ko nanone urukiko rukuru rw'isumbuye rwanyu rw'inahanga ruba muri Gasabo urw'inyamata nirwo rw'ibanze nabonye hariya noneho ubwo buri noneho hakahita hazaho buriya no kuvuga ngo Iburasirazuba mu gereza yabwo Kibungo hakaza Kayonza hakaza Rwamagana niho bagerageza yabo ariyo yiriya yitsinda hakaza Gisenyi ifungirwamo byumba ndabona bwo hano nyine buri ntara buriya yose gereza yayifungirwamo abantu bamwe kuko kera gereza zari nyinshi barareba baravuga ati gereza zari 30 ya Gasabo yari Kimironko wabyumvise bahita bavuga ngo reka tuzigire imwe ugeze barazigabanya rero umugabo witwa Nyamabondo ukigerayo wabyakiriye utubundi ari ugeze usanga abantu bakurusha ubushobozi usanga abantu ruzi ko baba Dubai cyangwa muri Amerika abo wabuze bose utazi yo bari bano bose ubona abo utazi wajya kubona bariyo bose bari yego mu gihe wari ufunzwe wafunganywe n'abandi b'abastari hoya no kuvuga ngo hafi bose banciyeho manukanye na Pifura nuriya Green P nsanzeyo gisa kiganzo twari kumwe wabyumvishe bana batete Brown bana bandimbati bose barahansanze twakiranaga umupira no mu ikipe imwe bamurikize nabo twari kumwe yari inshuti yanjye akundaga gusenga agezeho yarasenze cyane nigeze ngurira inkoko afite hoteli hano hirya mu Bugesera hano se n'ivuriro rikomeye hano hirya reka neza ko bifite hakurya iriya wakize nta kirarimwe nkuya cyane rega bagomba gukira yavuye kure agomba gukira hanyuma rero bwana Nyamabondo urangije urasohoka Preskide baratwara abanaga bamugira n'umwere arataha ageze hanze baramujuririra bamutera 5 ariko no kuvuga ngo Preskide yakoze ikintu cy'ubugwari buriya no kuvuga imyaka 5 bari uburungurungu ubu ngubu no kuvuga ngo abarimo araburangiza 5 kandi ntabwo yayijurira agomba kwigomera mu gihugu ubwo bayibere mu gihugu 5 yari kujurira mu rukiko rw'ubujurire akoroka mubwire wo nahandi hantu abatari mu Rwanda abandi bayitupfa ntahandi rwose niyo ngiye ahandi hantu hatari mu Rwanda nkumbura u Rwanda byahatari aya magambo uvuga ugeze muri Kenya bahita bakwica kuko muri Kenya ho haracyabaza kunimariza haracyaburugomo ariko inahanga hano ukuvuga ngo umuntu akora icyo ashaka arya icyo ashaka arya ibyo ashaka ibyo bisobanura demokarasi nziza y'u Rwanda bya bigarasha bimwe bepo yego ko gasaka atakwemera gufata nk'umuntu w'injiji kandi witunze ufite umuryango utahano heza kukinyina gufata nk'umuntu utuzuye bituruka kuki none se agasimba n'umuntu we bihura bitega suko ntuzi kari agasimba kaguruka ako kantu gasuku ni inyoni yitwa gasuku kandi ivuga ibintu byose nayo buryo ivuga ibintu byose iradedereza ikavuga ibintu byose ibizima n'ibipfuye none se wowe umuntu uvuga ibizima n'ibipfuye nyine gasuku ari ibizima agira hari n'ibipfuye nose Pastor Koro yego wowe ubona ubupasiteri bwa burakemangwa
ndimo ndavuga ku badukurikiye cyangwa bagukunda rimwe na rimwe buriya buri muntu agira abakunzi be utangiye kumbaza ntari bwasoze nta kibazo buriya no kuvuga ngo buri muntu agira yes buriya buri muntu agira abakunzi be sibyo kandi uvuga ngo ntazagira umuntu ukubeshya nta murozi ubura umukarabye ariko ubupasiteri bwawe bushidikanyaho bituruka kuki kuko ubona uri biwahwanye impamvu ababushidikanyaho nuko none se umusilamu duhuje kwemera ntabwo duhuje kwizera umusilamu ariko so abasilamu babivuga umugaturika n'umudivantiste ntibahuje kwizera umwadeperi n'umusilamu ntibahuje kwizera itonde baza wumve se umuyehova n'umwadeperi ntibahuje kwizera abantu benshi bakurikira social media rimwe na rimwe rigiye baba badasenga ariko bitewe nuko nahise irimo kugana ntabwo abantu benshi bagisenga bituruka nuko buri muntu asigaye wese yihugiyeho ntiwabona umwanya wo kujya gusenga ngo uzabona amafaranga yo kwishyura inzu ubone kwishyura abana amashuri ubone n'ibyo kurya sibyo kandi na leta yacu yarabyoroheje ivuga ko gusenga ari nk'igipindi kuko turabatura mu kwigurira imodoka kuko abonye irava ugendamo buriya ni amaturo hari umugabo mu karere ka Nyanza kera yitwaga komine Nyabisindu Nyanza Butare yego umusaza witwa Rugeri Nyange yaje kuyobora komine Nyabisindu aza afite imodoka ebyiri yego yifite n'inda yiwe yarariye nk'iyi yanjye nk'iyo hafi iyo yawe yawe irarenze hanyuma arababwira ati rero nkuko mubibona ati nje kuyobora komine Nyabisindu mfite imodoka zanjye ebyiri dore mfite inda yanjye mutazagira ngo ni komine Nyabisindu yabimpaye ati dore mbibabwiye hakibona urabyumva rero ntabwo imodoka yavuye mu maturo nta nubwo aho nicaye aha havuye mu maturo turabyemezwa n'iki urabyumva neza icyabikwemeza ariko abantu benshi bakavuga ati kurodeza ubwenge ati impamvu z'ubwenge ni ukuvuga ngo wabibonye mbere nk'umuntu wenda atoreye ibizaza mbona ko insengero bazazifunga wizera muri bino bintu mbere insengero rero Pastor Mutesi yaravuze ngo harimo amabandi wibuka ko hari ikiganiro yakoze ariko niwe bavugaga buryo na n'ubu uriya usigaye woza inkweto bugande yongo ko ruva gukunzira Mutesi yaravuze ati twaribye ati twabaye abajura pepe ati twitwaje amabandi twabaye amabandi yitwaza bibiriki urabyumva rero yongo nawe asigaye yoza inkweto Kampala urabyumva kandi yaratunze televiziyo Yongo TV cyane iri oneya rero bivuga yuko ngo yayigurisha Apotre Mignoni nyuma ngo yishyura ubudeni yari afite nyuma yaho rero uyu munsi wa none akaba yaragiye ngo ashinga urusengero Kampala ibintu biramuyangarana abakristo basubiranamo abamwe ngo bapfa abagore urwo rusengero mbese ibintu byabaye agatogo byabaye sakadenge nabo yasigaye yoza inkweto byarakomeye yoza inkweto zacaguwa nase Pastor Kuro bagira umbwire nkubu yitsongera baza kuzifunga utaraje muri bino bintu babaye hote oyamba ndumuhinzi nkunda ko ibijumba bigiye kwera se nara mu murimo n'uwawe none nirasambu ni yawe yampaye nkareba none si icyambuza kuba muri Kigali nkaza gutura hano cyaba cyitwiki oya ariko Yongo yabivuze neza ngo mwambara mu maturo mukiga mu maturo ibyayo ngo ntabwo ari byo mbamo usi aharaho nyamba ugiye uzaze gutembereze ahantu bita za Mareba nkwereka amasamba ariyo nkwereke uzaze nkujyane muri Ririma za Kabukuba nkwereke intoki uzaze nkujyane mu mayaga za Nyanza nkwereke ibintu ariko uzi ko mbona hano kuri kamera ukagira ngo ni gutyo gusa hoya ntabuze buraga no kuvuga ngo uyu muntu akurusha imyaka ari byinshi bakurusha cyase abantu batabibona nyine kandi hano ntuye ni muri Kigali hano ngaje kujya muri Kicukiro hano hagiye kujya Kicukiro amakuru rikatubwira kubera ko iyo ugeze hariya ku kigo cya gisirikare gako icyapa cy'ikibuga cy'indege handitseho ngo construction air construction Kigali Airport International nuvuga ngo ubwubatsi bw'ikibuga cy'indege cya Kigali mpuzamahanga wabyumvise none se ubundi byari ibintu binyobera yego ubu ntagumya akaba mu Bugesera waba ubaye iki oya ntabwo ari jewe urumva impinduka nawe ariko rero urumva kubishaka cyane ndumva biri kwaje na Rwamagana buriya naho buceri zaba Kigali be Gasabo Rwamagana ntago gitera imbere aho gitera imbere reba za Nyagasambu kuntu wabese Nyagasambu ni ntuzi Nyagasambu kuntu hari yavuze kera bagira bazo abatazi Nyagasambu yandi bavuze ngo ni Nyagasambu yandi yego nyine Nyagasambu ni Rwamagana bure Rwamagana sinzi impamvu idatera imbere kurusha bure kayoza n'itembere kurusha Rwamagana urubize ibyo bintu birashoboka
oya sinzi impamvu gihe hose ndahanyura muri iriya migi niyo ubonye gare ya Rwamagana ukabona nta n'isoko bagira. mperutse kunyura i Kayonza murambwira ati wa mushuti wanyu Nyamabondo ati arimo arazamura kadasiteri muri uyu mujyi wa Kayonza. Nubatse konoshe nanjye ariko ibintu byose ndabishyizemo byararangiye by'amaparafo n'ibiki byose ndimo ndabura irangi iyi niryo ndimo ndabura. Tuzagiye gukora ikiganiro hari abantu Imana yahaye umugisha bazaduhesha umugisha. Oya ntushaka mu gitondo twatse imodoka tujyeyo. Hanyuma rero ubundi ufungwa umugore mwari mwarasezeranye cyangwa mwarasambanye? Oya twari tutarasezerana. Mwari mwarasambanye mubyarana abana babiri. Yewe nta kihombo kirimo kuko inyungu wayikuyemo wabyaye. Oya ntago inyungu nayikuyemo ibintu byose nazira bitwaye. Ibintu byose yarabitwaye cyane arabijyana. Mbega umugore ariko ndishimye umutima no mu mutwe nanjye nuzi ikigaragaza zo konsura iwanjye. Nzagusura mu murenge umwe wa Kimisagara. Nuza kunsura ntago oya ngiye hano hejuru ya Maison de Jeune ntago ari kure. Maison de Jeune neza muri ya mihanda mishyashya ya kaburimbo. Wowe uzaza uvuga ati nuza uzangura ati muri Kigali Nyamabondo oya nzaza. Ureke ibi byawe watwicishije inzara urebe ibiryo mba mfite ngewe. Mukanya seni mukanya urarya ariko. Mukariko uri uvango nyikubwira ngo ndaje kwitukira amazi byibura. Nabuze n'igikoma. Nyane bagwiye cyo byose ndabirije. Arose ngwibarize Nyamabondo. Ngiyo umugore atetse yateka ibiryo bingana iki? Kubera ko tubana turi babiri muri musi nta mukozi dufite urumva nyine kurya bari intambara. Aba yagiye nawe ukagenda. Oya kandi yenda kubyara. Yarenda kubyara. None sinda wayimuteye mutarabana cyangwa wayimuteye mumaze kubana? Oya no kuvuga ngo urumva wafasha avance. Nafasha avance ihita yinjira. Ariko je nashakaga ubukwe. Washakaga ubukwe. Kuko ndi mu bantu bagutumye ko mfite ubukwe urapira. Yewe nabyise ibintu biraho byo kubesha bisha. Ntabwo nigeze menya n'ukuri kw'Imana ko ari ukuri. Reka ntabwo namenye. Ahubwo se umuntu ashobora kwibaza. Mbarize abantu badukurikiranye. Iyi nda yawe. Ubasha umubundarara hejuru uraryambuka cicira bigenda bite? Ariko mu Kinyarwanda mu Rwanda tugira umugani ubivuga neza. Buri muntu arongora umugore uko ashaka. Hari ikindi urenzaho se? Yandibaza urara ku gitanda cyangwa urara kuri matera? Ndara ku gitanda nge ntago ndyama hasi. Ku gitanda? Nyama iki gitanda kingana? Byaba ku gitanda cya metero 2. Metero 2 kuri 2. Ahubwo se ubukinga ari kimwe kagira Imana. Kubera yuko biragoye kumenya neza uburyo ungana upimiro bingahe? Upimiro? 150. 250. Ndabona boss arimo aramubwira ngo turakora karagaze ko ndi mu Bugesera. Manibu. Urari boss wanje. Manibu. Baremewe extrage, baremewe kuri extrage, abantu ba extrage turabasuhuje cyane. Umuntu yakibaza ngo umugabo w'150 umudamu wawe afite nkabigahe? Umugore wanjye no kuvuga ngo buri umugore wanjye afite 95. Ibiro 95. Ari ubwo n'umwana arimo. Umwana atarimo. Ubwo umwana hazavukira azasubira nko kuri 70. Kuri 70. Nabyo ntabwo ari bikeye. Hanyuma umuntu yakibaza nyamuneka Nyamabondo agiye kubyara na madamu we nyamuneka mujye mureba nimero ya Nyamabondo muzamuremere umubyeyi azabo n'isomba zabo n'igikoma kuva kera hose ababyeyi mwabyaye mwabashaga guhemba abantu babyaye mukabakanda hari wowe bazaguha iki? Bamenkanda mabya. Ntabwo ruyizi kandi. Ntabwo nari. Bazaguha iki? Uwinkanda mabya. Bazaguha iki? Ndakwiyamye niba utabyumvije. Ndanze. Ayiwe. Ariko na Bibiliya irabivuga. Mu gitabo cyo kuva cy'abarewe ngire ngo haravuga ngo isekurume yose bidafite niba amabyamenetse niba rakize gute ibintu nk'ibyo. Abantu ubundi hari ibintu abantu bamwe bafata nk'ibintu bitakabaye bivugika ariko kandi niba twemera Bibiliya tukemera Imana n'ijambo ryayo ariyo Bibiliya nta jambo riba rikwiye gutabwa. Subira ku kijambo ry'Imana muri curuza. Baricuruza kandi baritangira ubuntu. Baricuruza batese. None zo buri gihe akabaje aho kubaza ariko tunasoresa. Oya banzu bimbe yandirimbo waririmbye n'ijoro. Nayo ndayiririmba. Nayo yiririmbe.
kakarimbo waririmbye rwose ni ukuri kw'Imana nayirebye yose nkayisubiza inyuma nkongera nkayisubiza inyuma ndatangira nkaririmba ngo dufite Imana ya Nyamabondo na Yakobo yagendanye ngo nanjye muri icyo gihe nagenda hamya kuwiteka yandinze kandi ne n'ubu ni nawe ngungenda imbere tibitangaza yankoreye muri gereza nuko yandinze ngo kugeza gutahawe tina muyuda namugira ikimwene data ntukifuza iby'abandi we nawe Imana irakuzi we tuyunyurwa n'ibyo ufite tuwimbaraga no kuvuga ngo ubundi umuntu abantu twese ko tukora kwifuza ibintu byinshi ubundi umuntu agomba kunyurwa n'ibyo afite niba udafite ubushobozi bwo kubaka inzu ukaba ufite igare ryawe unyurwa n'iryo gare kuko ntabwo abantu bose bakubaka ntabwo abantu bose baba pasiteri ntabwo abantu bose baba perezida ntabwo abantu bose ni ukuvuga ngo buri muntu ajya afite inshingano ze buri muntu karagira umuntu afite uburanduta nawe ufite ukuruta kugera hejuru hejuru yacu twese hari Imana wabyumvise ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe wowe ujya wishimira uko umeze ahubwo wifiringe unagira umutima mwiza buriya ugira umutima mubi uravunika uruzi ibyo bintu uruzi ko kora nubwo uri biwawanya cyangwa ugize gute ko nta mutima mubi ugira ntabwo ndi biwawanya uzikara bagufata nka Noheli oya musabaze no kuri kw'Imana Noheli n'umwana byaye ni umwana ubyaye ariko kuri Noheli nawe buriya wese ko nta mwana afite ariko ntashaka kwihingamo ibintu bitamurimo uzabice uzabirebe kwihingamo ikintu kitakurimo rero buri iteka ntabwo ari byiza ibyiza nuko ugira ikintu cyawe ukagira ikintu cyawe cyiza kigufasheho icyo kintu nicyo kigufasha kurushaho ntabwo ari cyiza hanyuma dusoza uwitwa Jean Paul Nkundineza yarafashwe arafungwa afungirwa Ishimwe Dieudonné na Preskide ku magambo yari yabwiye Mutesi Jolly mabi cyane yo kumutuka ndetse no kumutyoza Miss Mutesi Jolly nyuma yaho rero nyuma yo gufungwa kwe yaje guhamagarwa na RIB iramufata iramufunga bitewe n'ibyo yarakurikiranyweho oya muri icyo gihe nyine nyuma yaho rero uwitwa Emi Nyawe Rukundo Emmanuel aza guhamagarwa na RIB nk'umutangabuhamya cyane ko yari yatanzweho umugabo nk'umutangabuhamya uyu munsi Jean Paul aragendana uwitwa Rukundo Emi Nyawe avuga ati uriya ni Yuda nakoranaga na Yuda kuri 3D TV ati navuganaga na Yuda nkagendana na Yuda aturiya kugeza ubu ni Yuda wanje ubwo rero ndavuga ko ari Yuda Jean Paul avuga ko Emi Nyawe ari Yuda kuko yamushinjije ariko nibyo noze ubwo ari ikigore kosa yakoze none se koroza mu rugushinja urumva gusubiza ibyo wabajijwe se wabonye ni icyaha kwemeza ati ko kw'icyo kiganiro cyaratambutse turanagifite ni icyaha kuri Emi Nyawe yavuze ngo iki urumva Emi Nyawe yahamagaye nk'umuntu wakoranaga na Jean Paul kuri 3D TV kugira ngo abazwe impamvu batasibye icyo kiganiro bakoraga akazi kamwe kuri 3D TV none se channel zarebye wibwira ko Jihad ahari n'uyu nguyu wagiye kumutanga ubuhamya wibwira yuko akora uburoka atamutekerezaho Jihad yajyanye na Emi Nyawe baje gutanga ubuhamya bwa Jean Paul Nkundineza muri RIB weriba bataramurenganyije byari byo ndumva nakosa bakoze birakwiye ko Jean Paul Nkundineza avuga ko Emi Nyawe ari Yuda kuri we Yuda n'umwicanyi kumuboko munenera kuvuga ibyo ashaka Emi Nyawe n'umwicanyi kuri Jean Paul baraziranye neza ko rumvisha navuga ngo yuriraga imyenda yuriraga igipaka cyo kumwiba imyenda ubwo twemera ibyandi tureka ibyandi nasanze ibintu murimo muracuruza hari igihe n'umugoroba babwira uriya mugore wa Emi Nyawe babyaranye na Emi Nyawe urabona no gucuruza cyangwa se yaje kwa Jean Paul ababaye byashoboka rose Emi Nyawe ni ikiremba byari najya nemera kumbwira ngo umuntu ngo kuyavuye kuri radio ngo yeguye ntago ko kaza kabara akaso na nyoko ubugomba kuvuga akajya hundi ibyo rero niba uwo mudamu turutse kana abonye na mudamu ari mukuru akavuga Emi Nyawe muteye inda sura wivuze Kamariza face nabyo bya wo bitaga pome nabyo byashoboka kuko Emi Nyawe wese ni kiremba ikibazo wese bari kukinakina bivugaho bakaza kuvuga kandi ikintu bapfuye mbona byaturutse nuko Jean Paul yakoresha ikiganiro wa mugore sibyo se byashoboka uramukoresha imyaka y'ubukure niba babeshya wabonye umugabo ejo bundi umumama ejo bundi muri Kenya yajya kuva umwana ngo nuwe umwana akavuga ko nyina yapfuye baza kuba ngombwa ko bajya kwa muganga bapima DNA basanga umwana ko katari uwo mama atari uwo mama akuraho Emi Nyawe bavuga umwana nuwe Kacyiru byaroroshye DNA rijya kuri mituweli nahajyayo bayipime noneho bica impaka abantu bo mu muhanda amaje kubarambirwa izi puraka zabo ubarambiwe utererwa Emi Nyawe nawe araje arize
Ya. ariko ushaka ko utararira ra ibiga byose ukazuka buri kijya kuri cano kikarira urumva ni ibiki biravuga yuko rero noneho ngo turashoje wazanye umugabo witwa G-Tough kuri iyi mihanda. G-Tough waririmbye ngo nari mfite umugore mutumifu ibintu nk'ibyo byose ngo niwe wamuzanye muri iyi mihanda. G-Tough nagajya wamuzanye ni Yago ni wamuzanye Yago ni wazanye G-Tough ku mihanda iyi rozo ko namuzanye ntabwo nari mbizi ni Yago wamuzanye buriya Jaris yaramuzanye G-Tough arazima arajya kwidodera inkweto kwa Didi noneho nyuma yaho arongera aragaruka nuko byagenze kiriya gitenge avuga ngo nari ifite umugore mutumifu igitenge arakizana bisobanuye neza uriya mama Rwagasabo Scovia yasobanuye G-Tough agiye kugura ubufu agura igitenge cy'umugore agiye gusoga amazi amenekaho kiratoha abereka ku gitenge kiratoha kubita kuri kani igikirero kubita